Murakaza neza kuri page yacu ya YouTube ni Montagne Rwanda. Kora subscribe ubundi ukande no kuri share ubundi ukomeze ubane natwe. Uyu munsi twakuzaniye inkuru itangaje cyane. Wa mukobwa utagira amaboko unafite ubumuga bw'amaguru yerekanye amafoto y'ubukwe bwe bwabaye intangarugero, amafoto agaragara uburyo yarameze. Abakoresha rero imbuga nkoranyambaga babonye inkuru y'umukobwa witwa Sinikiwe Kademaunga werekanaga ko yabonye umukunzi bazabana karamata, aho yavugaga ko bazakora ubukwe mu mpera z'umwaka bikaba byararangiye babukoze bw'agatangaza. Sinikiwe Kademaunga wo muri Zimbabwe n'umukobwa utangaje cyane utagira amaboko yose, akagira ubumuga bw'ubugufi dore ko amaguru ye yakomeje kwihina kuva avuka, aho yakomeje kumera nk'umwana w'uruhinja ariko isura yo n'igihimba bigakomeza byo bigakura. Uyu mukobwa yabayeho yihebye cyane atekereza ko kuzabona umugabo bizaba ingorabahizi, ariko burya urukundo rugira ibyarwo kandi umutima ukunda bya nyabyo ntusubira inyuma. Biba byiza rero ukunda ugukunda nk'uko Sinikiwe Kademaunga yabonye umugabo umukunda uko ari, nta kindi agendeyeho, nta kintu kimwe yagendeyeho mu buzima bwe. Amafoto agaragaza uburyo bari bishimanye mu bukwe bwabo. Ku wa kane rero w'icyumweru gishize nibwo uyu nguyu bakoze ubukwe bw'agatangaza. Uyu nguyu rero Kademaunga w'imyaka 26 yavutse adafite amaboko yerekeje ku rukuta rwa Instagram kugira ngo yerekane ibyishimo mu mafoto y'ubukwe bwe. Nyuma y'amezi make yereka umugabo we Beni nibwo yamwerekanye agaragaza uburyo bishimanye. Amafoto agaragaza uburyo bari bishimanye. Bijya bibaho ko abantu bavuga bati uko nteye ntago nabona umugabo, ariko uyu nguyu we mu buryo butangaje we yabonye umugabo, amafoto agaragara uburyo bishimye ndetse n'uburyo bishimanye. Nawe ntukihebe. Iyi ni Montagne Rwanda. Kora subscribe ubundi ukande kuri share ubundi ukomeze ubane natwe. Ni Valens Nzabonimana, ndagushimiye kuba ukomeje kubana natwe. Komeza ubane natwe ubundi ubone amakuru agiye agezweho, amakuru yajyanye n'imikino, amakuru ya politike, umutekano ndetse n'ibindi byose. Ni hano wabisanga na handi uretse kuri Montagne Rwanda.